Umwanda wose urica abana mubimenye, utera indwara nyinshi mu buzima bwacu, muzajye mukunda no kwiyuhagira. Ikibazo cya mbere 70% abantu bakuzi nk'umuntu umeze gute, nk'umuntu ukora iki? Bamwe baravuga ngo nakunyuza ipantaro umutwe ngo ntibishoboka, twe twarabikoraga bakanzanira ipantaro ndi kuri iyo balance nashoboraga kuyambara ndaho hejuru. Twongeye kubasuza mwese rero mudukurikiye, iki ni ikiganiro makuru kibana nk'ibisanzwe. Ngewe nitwa Uncle Bim nkuko mumaze kubimenyera. Uyu munsi ndi kumwe n'umugabo hano, umugabo ukomeye cyane muri iki gihugu, n'umugabo uzwi, afite byinshi azwiho, ndetse natwe dushaka kuganira nawe akagira ibyo adusobanurira cyangwa se ibyo agenda atubwira. Ikiganiro makuru kibana nkuko mumaze kukimenyera, ni ikiganiro kiba cyangwa se gitambuka kuri Flash TV buri wa gatandatu saa 4 za mu gitondo kugeza saa 5, aho tuba turi kumwe n'abana batandukanye, ndetse dufite na content cyangwa se ibiganiro bitandukanye, harimo imyidagaduro mu cyonyarwanda, ubumenyi ku nyamaswa, ndetse n'iyobokamana. No ku cyumweru ni saa 7 kugeza saa 8 z'amanywa. Iki kiganiro kuri Flash TV gitambukaho buri cyumweru, ndetse kikaba gifite n'umuyoboro wa YouTube channel ariyo yitwa Makuru Kibana. Ngewe nitwa Uncle Bim, abandi umwe mu bategura icyo kiganiro ndetse nkanakibagezaho. Hanyuma uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa, ndashaka ko tuganira, ariko uyu munsi tugiye kuganira muri ka gace ko mu kiganiro makuru kibana kitwa inshuti y'abana. Inshuti y'abana ni muntu ki? Inshuti y'abana ni umuntu tuganira, akaba inshuti y'abana, akagira ibyo yigisha abana, akagira ibyo asobanurira abana, bakamwigiraho, bakamenya ibintu byinshi biturutse kuri uwo muntu. Hari igihe ari umuntu uzwi cyane cyangwa se afite ikintu azwiho ku buryo yafasha urubyiruko ndetse n'abana, yaba ari umubyeyi, umurezi, umuntu ari we wese, turaganira akagira ikintu aganiriza abana ndetse n'urubyiruko, ariko akamaza agatubwira nawe ubwe amateka ye ku giti cye. Turatangiye rero ikiganiro cyacu, turi kumwe n'umugabo hano agiye kutwibwira, hanyuma dukomeze tuganire, dukomeza tunakora subscribe kuri Makuru Kibana, televiziyo yanyu, televiziyo ibagezaho ibiganiro byiza cyane, ndetse hamwe n'abana bose n'ababyeyi bose bakunda iki kiganiro. Amakuru wa mugabo? Amakuru ni meza cyane. Kumbona wumiwe? Urabona turi mu mpeshyi. Igihe cy'impeshyi, igihe cy'impeshyi buriya ni igihe cyo kuba ibintu byose biba bikakaye. Urabona izuba riraka, ibyatsi bikuma, ubutaka bukuma, ntibaba bagihinga, barya ibyo bahinze, nuko nyine mu mpeshyi ibintu byose biba bikakaye. Ubwo mu mpeshyi uri kuvuga ni igihe cy'izuba? Ni igihe cy'izuba, ni ukuvuga hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 9, icyo gihe tuba turi mu mpeshyi. Hanyuma andi mezi asigaye yose ubwo bari igihe cy'imvura? Andi mezi asigaye yose harimo ibihe by'imvura, akamuzamo n'ibihe by'imicyo igiye ivangavanze, ariko icyo gihe kiba kirekire cyo mu mpeshyi, ni igihe kiba kirekire aho tuba turi mu gihe cy'izuba. Hanyuma turashaka kumenya amazina yawe rero, hanyuma ukatubwira n'impamvu uri hano, cyangwa se impamvu turi kuganira. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Denis, nkaba ndahangaha kugira ngo tuganire nk'uko mwari mwantumiye mu kiganiro Makuru Kibana, nkaba nkunda ikiganiro Makuru Kibana. Hanyuma nkaba naje kwifatanya namwe nyine muri iki kiganiro Makuru Kibana nk'inshuti y'abana, nk'umuntu ukunda abana. Hanyuma ndabizi ko abantu benshi basanzwe bakumenyereye, ariko ndashaka ko tubwira mu buzima bwawe muri rusange, uri umuntu ki mu buzima bwawe bwa rusange, ni iki abantu bashobora kukwigiraho, ni iki urubyiruko rushobora kukwigiraho, kubera ko aka gace ni agace kitwa inshuti y'abana. Ni agace kaba mu kiganiro Makuru Kibana, kiba kuri Flash TV buri wa gatandatu ndetse no ku cyumweru, ariko aka gace ni agace tuganira n'abantu bakuru, abantu bakuze. Urumva umuntu wese aba yarabaye umwana, hari ibintu byinshi abashobora kubagiraho inama nk'urubyiruko n'abana bakamwigiraho. Wowe ni iki wabwira urubyiruko cyangwa abana bakurikiye iki kiganiro? Ngewe nk'inshuti y'abana nabwira urubyiruko ndetse n'abana ndetse n'abandi bakunda kino kiganiro. Ubusanzwe nkora byinshi cyangwa se nakoze byinshi kuva mu bwana bwanjye. Nakuze nkunda imikino itandukanye, harimo za acrobacy, bazi gukora za cribit cyangwa se za gymnastique. Nakuze nkunda ibintu byose, gucuranga, kuririmba, kubyina,
kandi Imana yamaye impano zo kumenya ibintu byose. Iryo impano bifite Imana iduha impano muri twebwe, za mpano ugasanga ntabwo tuzizi ko zihari, cyangwa se n'abazi ko zihari bakabura uburyo bwo kuzizamura. Ariko nagize amahirwe yo kuva nkiri umwana mutoya kuba kwa Carlos, kwa Padiri Carlos, bamwitaga Carlos Telan Castillo, umupadiri wakundaga imikino cyane, wo mu kigo cy'urubyiruko cya Gatenga, abahazi n'ubu bahita kwa Carlos. Umupadiri yakundaga nawe gukuza impano cyane z'abana batoya, niho nakuriye. Rero nabashe guhigira byinshi bibasha kumfasha mu buzima bwanjye busanzwe, ariko hanini ibyo nzi n'ibyo nshoboye mbasha kwifashishamo abandi. Aricyo nabwira urubyiruko n'abandi bakuze ko ni byiza icyo ufite kugiha bagenzi bawe uko kibagirira akamaro. Rero muri rusange nafashije benshi, harimo benshi bakomeye wenda baba mu mahanga se, n'abandi baba mu itorero ry'igihugu urukerereza, n'abandi batandukanye. Kuri inshuro nabashije gucreya club yanjye ihoraho yitwa Umurage, muri association yitwa Umurage Creativity Art. Muri yo Umurage Creativity Art niho tubasha kuzamura impano zitandukanye z'urubyiruko n'abana babishaka baza batugana. Dusangamo kuvuza ingoma, yaba ingoma z'ikirundi, ingoma z'inyarwanda, percussion, amajembe. Dusangamo kubyina ikinyarwanda, abana batoya munsi y'imyaka 12, ababisumbuyeho munsi y'imyaka 18, ndetse n'abakuru hejuru y'imyaka 18. Tugasangamo noneho no kuorganiza ibikorwa by'ibiruhuko bitandukanye, aho dukora za camp, summer camps, aho usanga abana baza bakiga ibintu bitandukanye, bakiga karate, bakiga gucuranga za piano, za gitari, bakiga kuririmba, bakiga ibintu bitandukanye bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Mu ncamake nuko navuga, ubwo nkaba ndi director manager w'Umurage Creativity Art. Urakoze cyane. Hanyuma watubwiye ibintu byinshi ugenda ukora, ariko akenshi dukunda kukubona uri kumwe n'urubyiruko, tujya tunakubona nanone no mu kiganiro Makuru Kibana nk'uko bivuze kuri inshuti yacyo, ariko nanone dukunda kukubona muri ibyo by'urubyiruko cyane cyane nk'izo za acrobacy n'ibyo bijyanye n'umuco nyarwanda. Niki noneho wowe ushobora gufatamo nk'inyigisho cyangwa se nka advice nabyita inama wagira urubyiruko ko ibyo bintu byose byisangamo byaje ryari kwanza mbere na mbere, hanyuma none ugire n'urubyiruko inama rushaka kuba rwamera nkawe wenda? Urakoze cyane. No kuvuga utanyivuga ngo nabyisanzemo ryari. Nabyisanzemo kuva mfite imyaka 7. Mfite imyaka 7 nibwo natangiye kwisanga ko ari impano zimwe na zimwe mfite. Munsi yo myaka 7 nagerageza gutuntu two kuririmba, two gucuranga ibikoresho bitandukanye bya Kinyarwanda, ariko ntari nafata umurongo neza ngo menye ibyo nshoboye. Ariko ku myaka 7 ntangiye kujya mu ishuri rya primaire, aho natangiye guhura n'abandi bana mbona afite impano zitandukanye, abakina umupira, abakora ibintu bitandukanye, byatumye nanjye mbasha kugenda nikarifiya mu bintu bimwe na bimwe. Haba nko muri acrobacy nibwo nayitangiye, ndetse no gucuranga nyine ibikoresho bya Kinyarwanda, umuduri n'ibindi bitandukanye bya gakondo. Nyuma ku myaka yanjye 10 nibwo nahuye no Padiri Carlos, aribwo noneho yanyinjije mu mpano neza ko twabaga mu kigo gifite ibikoresho, gifite umwanya wo kudutoza kandi abikunda bishaka, ati muri abana banjye ni mube hano. Twabaye nk'abana aho ngaho mu kigo tubana nawe. Nibwo nabitangiye neza, mbyinjiramo neza ku myaka 10 après kugezana n'ubu ngubu. Rero icyo nagira urubyiruko rushaka kubyinjiramo cyangwa se rushaka kumera nk'uko nanjye bimeze, ni byiza kwisobanukirwa, kuko ngewe ndi umuntu utegura abandi. Ushaka kuba uri umuntu utegura abandi, cyangwa se ukaba uri umuntu ushaka kwikarifiya mu kintu runaka. Nk'umuntu utegura abandi rero mfite impano nyinshi zitandukanye, nagiye nzinyuramo mu buryo butandukanye. Sinabasha kuzibamo professional ngo mbe umustar ku rwego rwo hejuru, ariko ntabwo natinya kwivuga nabwo nabaye umustar, kuko muri acrobacy twari muri equipe ya mbere mu Rwanda tukibana na Carlos, aho twajyaga gukina. Ndibuka nakinaga umukino bita baskil, kuko muri acrobacy habamo talent zitandukanye.
hari icyo bita gymnastique ni rusange mwese muri abakorobate wenda 10 mujya ku matapi mugakora bimwe noneho nyuma hakabaza n'amanimero individuel harimo talent zitandukanye muri acrobacy noneho ibyo byose bihuye nibyo byitwa acrobacy cyangwa se gymnastique noneho hari n'agace bita art du cirque yo isa naho iravance iri ukwayo ariko icyo nashaka kuvuga aho nuko ngewe nari mfite nimero ire individuel bayitaga baskile ni umukino nakinaga nazanaga meza nkayatereka hejuru y'ameza nkashyiraho itiyo ifite diameter ya 20 n'uburebure nk'ubwa 20 n'ubundi santimetero angiza hejuru y'iyo tiyo nabanzaga guterekaho agatebe shyiraho agatebe hejuru agatebe nkashyiraho itiyo hejuru itiyo nkashyiraho urubaho hejuru baho nkajyaho nka balance muri uko gukora balance bisaba ko ufite equilibre ukazamuka ngahagararaho n'amaguru abiri nkakora balance amakora balance bakama jongleri nkazijongla ndaho hejuru ndi gukora balance namara gukora jongleri igikurikiyeho bamwe ravuga ngo nakunyuza ipantaro umutwe ngo ntibishoboka twe twarabikoraga bakanzanira ipantaro ndi kuri iyo balance nashoboraga kuyambara ndaho hejuru namara kuyambara nkereka public yose ko nambaye iyo pantaro ndaho hejuru ubutaha gutumiruze ubikore live wambara ipantaro wikishije mu mutwe ubonyeze ko bidashoboka ariko bimo birashoboka cyane ndibuka ko kuri stade aho nakoze nigeze gukinana hakomeye cyane stade yose ku munsi w'intwari nambara ipantaro hejuru stade yose irahaguruka inkomera amashyi kuko cyari ikintu cyiza cyane kigaragaza n'ubuhanga nari imaze gukora rero byumvika ko twara abastari muri icyo gihe n'ubu ngubu abantu bakora impano zabo bakazagurutsa bara abastari ku kibazo rumbaje ngo urubyiruko narubwira iki naruhiye inama nuko wahitamo nibura umutoza utoza abandi uzaba umutoza mu bintu bitandukanye ubigisha uko bakora ibintu baravuga ngo wigisha intore bwacya mu gitondo ikakurusha ngende umutoza utegura abantu babantu nteguye bagakomera n'ibintu bakoze bikabagirira akamaro bakajya no ku rwego rwo hejuru bakagera kuri plafond ngewe ntanagezeho niyo capacity mfite yo gutoza no gutegura abandi hanyuma iyo rero umujene ushaka kugira icyo ugeraho ugomba kugira icyitwa kwihangana ibintu byawe kubifata ukabiha igihe harimo kwihangana gufata igihe mu bintu byawe ndetse no gukora igikorwa mu mwanya wacyo ukagikorera naho ugomba kugikorera kandi ukagikorera vuba wihuse ibyo biragufasha kugira ngo ugere ku iterambere ryawe ry'ejo hazaza kandi ukorere n'amafaranga mu buryo ubwifuza turi mu isi y'amafaranga ni igihe cyo gukora kandi abajene mutangije igihe cyanyu kubera yuko nabinyuzemo ndabizi iyo wangije igihe ugera kuri bikeya urakoze cyane kudusobanurira hanyuma umuntu yakwibaza ngo mbese ufite umuryango yego ufite umuryango ndi umupapa ufite abana mfite umuryango watubwira umubare wabo ndetse n'abantu bakabamenya yego mfite abana benshi cyane kubera ko hari abana bankunda bamfata nka papa wabo uhereye nk'abo mu itorero mfite nigisha banyita papa wabo mfite itorero ribyina ikinyarwanda ribyina neza ririmo abantu bageze muri 45 banyita papa wabo harabona agiye na adopta ariko navuga ko mfite abana batanu abana banjye yego urakoze cyane tuyishime Deni noneho ndashaka kukubaza muri izo mpano zawe zose ufite ntayo ushobora kutwereka nk'aha ngaha aka kanya live udahagurutse muri izo mpano zose kugira ngo abantu babone kuko ibyo uvuga ari ukuri izo mpano nabereka bimwe mu bitandukanye nabereka nka jongleri ariko biransaba kureba nyine muri materiel zanjye nitwaje noneho wenda nkabereka nka jongleri ni zimwe mu mpano nshobora kuba nakora ubu ngubu hanyuma rero mukanyura twerekana jongleri utwereka izo mpano muri zimwe mu mpano ufite hanyuma dukomeza kuganira tunagana ku musozo nanone ndashaka ko ugira ikintu nanone ubwira nk'abana batoya bifuza kumera nkaho ariko rimwe na rimwe bakivangira bakajya mu bintu byinshi urumva ko nawe ukora ibintu byinshi ariko byose ukabijyamo icyarimwe ariko ntagire kimwe witaho cyane cyangwa se ngo ukidevelope kurusha ibindi byose ese ntibishobora kuba byavangira nk'umuntu nk'abana wenda bashobora gukurikirana bakavuga ngo nkunda wenda kuba najya mu itorero rya Kinyarwanda nakwiga ibyo bya acrobacy nakora ibyo bindi byose
ni icyo bagira inama nk'abana bose bashaka gukora nk'ibyo ngibyo ariko ntibivangire? Abana bakiri bato inama nabagira ni uguhitamo ikintu bakunda akari cyo bafokasingamo, kubera yuko iyo nza gufokasinga mu kintu kimwe nanyuma ku rwego rw'umusitari uri ku rwego ruri internationale kandi unakomeye, ariko siko nahisemo guca muri byinshi kugira ngo nzafashe benshi kandi nzi ko mfasha benshi. Rero iyo ushaka gukomera ufokasinga mu kintu kimwe ukakidevelopa, ukagiha umwanya, nigeze kubivuga, ukagiha umwanya ukagikora neza ukazamuka. Kuri njyewe ntabwo ari bibi, ariko ku rundi ruhande hari bimwe utazamura ngo ugeze kuri niveau runaka, uko nzamura kimwe nakigeza hano, nkazamura ikindi nkakigeza hano, nkazamura ikindi nkakigeza hano, kugira ngo dose ngende nk'umutoza ukuriye abandi. Uko nzamura ikintu aho nkigejeje nkabaha umutoza bagakomeza nkamukurikirana, hirya nkaba umutoza nkamukurikirana, kuko mfite talent nyinshi nagiye ncamo kandi zose mbasha guziperformingamo neza. Niyo mpamvu mfasha abantu muri izo talent neza, nkabasigira abatoza bagenda bafasha ngiye nkabakurikirana. Ariko niba ushaka gukomera ukabura umwana mutoya, hitamo ikintu kimwe, ugire pension muri icyo kintu, ugikomeze, pension yawe ikomeze ukizamukemo, kizakugirira akamaro. Urakoze cyane. Fide, ibibazo bitatu byonyine, sigaranye ibibazo bitatu byo kukubaza hanyuma tugasoza ikiganiro. Uriteguye gusubiza ibyo bibazo? Yego, nditeguye. Ikibazo cya mbere, 70% abantu bakuzi nk'umuntu umeze gute, nk'umuntu ukora iki? 70% nk'abantu banzi nka Denichen, izina nkunda gukoresha cyane mu bana. Urugero nko mu kiganiro mfite kuri Flash TV makuru kibana n'ubundi, niryo zina nkunda gukoresha. Ariko no muri quartier aho ntuye n'ahandi banzi, 70% banzi nk'umuntu ukunda abana, nk'umuntu ukunda imikino y'abana. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri, tujye tubona uri kumwe n'abazungu kenshi gashoboka, inshuti zawe nyinshi uko biri kose ashobora kuba ari abazungu, kubera iki? Kubera ko nakunze kumenya imikino itandukanye, byatumye nkunda guhura na public zitandukanye. Nahuye n'abataliyani, Giterane nacyo ngerageza kukivuga, nahuye n'abafaransa, mura n'ababiligi, mura n'abanyamerika, mura n'abayapani n'abakoreya. Abo n'abantu batandukanye twagiye duhura kubera kunyura mu mikino itandukanye ndetse na communication no kumenya indimi. Ibyo ngibyo byagiye bituma mpura n'abazungu, n'ubu ngubu mfite inshuti nyinshi z'abazungu, nibo nkunda guhura nabo. Niyo mpamvu yo kuba narakunze kuba muri career y'imikino, mu sport and games. Urakoze cyane. Uzi indimi zingahe? Kuri ubu ngubu nzi Ikinyarwanda, Gifaransa. Oya, usubije nabi. Nabonye ngo uzi indimi zingahe? Nzi indimi 5. Uradusuza muri buri rurimi? Yego. Mu Gifaransa bonjour, mu Cyongereza good morning, mu Giswahili jambo, mu Kinyarwanda muraho, rwa gatanu mu Gitaliyani buongiorno. Urakoze cyane. Ikiganiro makuru kibana gitambuka kuri Flash TV, tukubonamo n'ubundi witwa Uncle Denichen nkuko umaze kubivuga, ariko tujya tubona wambaye n'izuru, ngo abana bakunda izuru ryawe. Yego, ni imikino myinshi nk'iri wadusobanuriye mu kanya, ariko nk'abantu iyo bakubonye mu kira kiganiro bakongera bakakubona muri izo domaine zindi, kwanza mbere na mbere mu kiganiro bagufata gute? Abantu bakubona muri kira kiganiro ukina n'abana n'ibiki byose bagufata gute? Ntabwo nzi neza abantu muri mu kiganiro uko bamfata, kuko nibo babiza hanini, ariko abana benshi duhura cyangwa se nabaza mu kiganiro baba bashaka gukora ku zuru ryanjye, akenshi baba bashaka kuvuga ati katwumve rya zuru rya Uncle Denichen uko rivuga. Bamfata rero nk'umubyeyi w'abana, nkurikije uko mbibona bamfata nk'umubyeyi wabo, kandi ndabyishimira kuba papa w'abana bose. Bankunda nanjye ndabakunda. Ndashaka ko usakuza abana ibisakuzo bitatu. Sakwe abana. Soma. Magaze mu Rwanda nzenguruka isi yose. Abana barasubije ngo umukandara. Nibakime. Ngicyo. Televiziyo. Ikindi twagiye. Sakwe. Soma. Zenguruka duhure. Ingofero. Kimpe.
ngicyo umukandara. kandi nayo imaze kubivuga. Icya gatatu sakwe soma paparatipa inkuba kimpe ngicyo igishyimbo ku isahane. ngo rero Denis Chen tuyishime akaba ari umutumirwa w'uyu munsi, hanyuma kare gace kagasegma gatoya kari mu kiganiro makuru kibana kitwa inshuti y'abana ukavuga hiki wowe. Pardon. Inshuti y'abana mvuga ko ni ikiganiro cyiza cyane aho abantu bakuru bashobora kwibona mu kiganiro cy'abana, aho ababyeyi bashobora kwibona mu kiganiro cy'abana bagatanga inama ku bana cyangwa se nabo bakidagadura bitewe n'uko ababyeyi nabo baba babikunda se mu rwego rwo kugira ngo dushyikirane n'umwana no mu rwego rwo kugira ngo twiyegereze umwana tumuhe impanuro tunakine nawe kugira ngo bigaragare ko umubyeyi n'umwana hari aho bashobora guhurira. Mwumva ko ari agace keza cyane rero mwaba mwarabashije kongeramo mu kiganiro makuru kibana. Urakoze cyane. Ukina uwuhe mukino? Mu buzima busanzwe navuga ko nkina umukino wo kuvuza ingoma. Kuvuza ingoma ubwo ni umukino? Ni umukino wo kuvuza ingoma. Nubwo nanone ugaruka nko ugaruka nanone no mu muco wa Kinyarwanda, ariko ngiye nyina umukino wo kuvuza ingoma. Ariko twinjiye muri sport nyina umukino wa volleyball. Ukina umukino wa volleyball. Ngiye kukubaza ibibazo byabaye byinshi mu basitari bose bari mu gihugu cy'u Rwanda. Abasitari bose haba ba footballer, haba bakina volleyball, haba baririmbyi, haba babyinnyi, haba bose babaho mu gihugu cy'u Rwanda. Ninde kuri aka kanya wifuza kuba wabonana nawe utarabona ubwo bushobozi cyangwa se ayo mahirwe yo guhura nawe? Aka kanya tuvugana. Akanya tuvugana mu basitari bo mu Rwanda ndavuga babiri. Nagusabye umwe. Abasitari bo mu Rwanda numva nahura na Tom Close. Denis Chen tuyishime ngo yumva yahura na Tom Close. Ikindi kibazo cya nyuma tunasoza, wowe uramutse uri Imana, ni ikihe kintu wahindura mu isi aka kanya ukagikuraho cyangwa ukacyongeraho? Ndamutse ndi Imana mu isi nakuraho ikintu kimwe nkongeramo ikintu kimwe. Ndamutse ni Imana mu isi nakuramo urwango nkongeramo urukundo. Icyo ngicyo nikibonye gifite akamaro kurusha ibindi byose. Yego. Urakoze cyane tuyishime Denis Chen. Hanyuma ndashaka ngurimbira abana karirimbo gatoya nk'umuntu n'umusanzwe ukorana nabo cyane kugira ngo n'ubundi abantu bose ariko ikiganiro babone ko uri inshuti y'abana, ariko none nibutse abantu bose ko didozi ni kiribwa cyiza cyane, ni kiribwa abana bakunda ndetse n'abantu bakuru. Ngira ngo nawe ujye uzirya mu kiganiro tujya tukubona. Didozi ndetse na sana juice nazo ni nziza z'abana. Abana rero nkurikiye muri kano kanya ngiye kubaririmbira akaririmbo mugatega amatwi, karimo inyigisho nziza zizabafasha mu buzima bwanyu. Twagiye. Umwanda wose urica abana mubimenye, utera indwara nyinshi mu buzima bwacu. Muzajye mukunda no kwiyuhagira, muzabe bazima nk'abana barezwe. Aho niho umwanda wose urica abana mubimenye, utera indwara nyinshi mu buzima bwacu. Muzajye mukunda no kwiyuhagira, muzabe bazima nk'abana barezwe. Aho niho la 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 la. Ababyeyi babimenye mu buzima bwacu, badutoze kugira isuku hose. Muzajye mukunda no kwiyuhagira, muzabe bazima nk'abana barezwe. Aho niho umwanda wose urica abana mubimenye, utera indwara nyinshi mu buzima bwacu. Muzajye mukunda no kwiyuhagira, muzabe bazima nk'abana barezwe. Aho niho. Yes, mwabyumvishije abana mwese mugomba kujya mugira isuku.
Yes, arakoze cyane tuyishime Denisha ni kuturirimbira indirimbo y'abana mu bisha kuri ari inshuti y'abana ni umuntu ubana n'abana agace kitwa inshuti y'abana rero nizere ko mwishimye cyane kandi mwabyumvishe cyane mwagize ibyo mwubuka mu byo tuyishime Denisha natubwiye akaba nanone ari umunyamakuru ikiganiro makuru kibana kuri Flash TV. Hanyuma abantu bose twababwiraga ngo Sana Juice ni nziza, Didozi ni nziza, tugomba kujya tubirya tukabana n'abana bacu. Mwabonye ko twari kumwe ndetse n'umwana mu kanya gatoya mwiza cyane, umwana ufite impano itandukanye, umwana ufite impano ikomeye nawe yaraye kunywa ka Dido ka Sana Juice ndetse anarya ka Didoz. Tubwire n'abantu bose bifuza kwamamaza kuri YouTube channel yacu mu kiganiro makuru kibana bose bahawe ikaze, ibiciro n'ibya bindi biri hasi, nta muntu numwe amafaranga yose waba ufite uraza tukakwamamariza n'ibintu bisanzwe, yaba mu kiganiro makuru kibana kuri Flash TV, yaba kuri YouTube channel makuru kibana, hose turakwamamariza ibikorwa byawe bakabimenya. Uncle Denichen ndetse na Uncle Beam nibo bari mu kiganiro ndetse turishimye cyane ku bwanyu. Uyu munsi rero naha dusorera ikiganiro cyacu, arakoze tuyishime Denichen ndetse akaba bamutazira Uncle Denichen yatubwiye ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma naho butaha ndi kugira ngo asezera abantu babiri cyangwa batatu bishutize nkuko ajya bibwira abana, hanyuma dusoze ikiganiro. Aha, murakoze cyane, ndasezera Uncle Beam nk'ibisanzwe n'umushuti wanjye. Ndasezera kandi abajene bose tubana mu Murage Creativity Art, abo ndabasezeye. Ndasezera abana bose bitwa ba Keza nabitwa ba Mwiza, aho bari hose ndabasezeye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ciao ciao ciao, bye bye. Naho butaha ikiganiro makuru kibana nakagaruka.